arisakisha bamuhereza akajeto ajya kureba uko agera kuko ruguru hari ubuyobozi hepfo hari aho bakira abantu bakabaguha go ahead bamuha go ahead arazamuka Karasira namubonye nk'umuntu wari ufite n'abashe kugeraho yarari muri grefe yari kuzuriza ibisabwa gakora umujenosideri ariko nta rukiko yaba urwo mu Rwanda cyangwa se urwo mu mahanga rwari rwabimwemeza. The genocide against the Tutsi. Jenoside yakorewe abatutsi yemejwe mbere yuko yemezwa n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ibyo ni ukuri. Icyo mvuga nuko mfite ibimenyetso bigaragaza ko Paul Kagame n'abagenzi be batangije jenoside yakorewe abatutsi. Neza mbagimugeraho turanaganira yambaye n'imyenda ya civile nk'umuntu watashye yambaye ikabutura isengeri y'umukara hari n'abayobozi bandi bari aho ngaho ikabutura isengeri ari mbese ari kuzuza ibisabwa ngo atahe. Karasira nicara mu ntebe aho bakiriye abantu ndategereza ndamutegereza mbona biri gutinda. Ikijyanye na ekonomi rero ntushobora gukira ntushobora guhembwa amafaranga menshi FPR itabizi ariko bose bavuga ko baje kubohora u Rwanda tuvuga ngo nabo baremera ko u Rwanda rukiboshye noneho kumva nabo badushyira mu kindi nk'igitebo none ubwo ngo FPR yadushyize mu muryango Habyarimana dushyira mu bwato bwa Muvoma n'undi waze yadushyira mu kindi nicyo kibazo dufite gikomeye cy'ubutegetsi bw'u Rwanda ni Burundi bamaze kudusigaho urabona ko nk'ubutegetsi bwa Tanzania wabonye ko mawunya kugendera Magufuli yavuyeho ubutegetsi nyaba n'akaduruvayo mu vice president arakomeza agubuza abantu baburaniye inama muri gacaca bashyizweho n'ibanga tubyihorere gusa ni ibintu twibikira ariko gacaca ibyo yakoze kuko ariko birumvikana hari hakwiriye buriya mu nkoza gacaca wenda nabyo tubigiyemo hari hakwiriye kuba abanyamahanga baza ariko abantu babiri barwanaga umwe ari hejuru y'undi undi aramubyukanye none wa undi umubyukanye agende kumucira urubanza ibyo bintu se ntabwo kenshi byumvikana. Bakongeje jenoside yakorewe abatutsi banakora na jenoside y'abahutu. The Tutsis and committed genocide against Hutus. Hari abantu bavuga ko ibyo uvuga bitagomba kwemerwa kubera yuko bivuguruzanya n'ibyatangajwe n'akanama kigenga k'u Rwanda mu mwaka wa 2008 kemeje ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'ingabo za leta yari iri icyo gihe. Wowe uravuga yuko FPR yayihanuye? First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death and I don't care. But you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No. But of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. There is no independent commission. Nta kanama kigenga kabaye mu Rwanda. Reka mbivuge neza. Itsinda ridasanzwe ry'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ryari rishinzwe iperereza ryakusanyije ibimenyetso simusiga byagaragazaga ko Bwana Kagame agomba gukurikiranwa ku byaha yakoze. Kakusanyije ibimenyetso byerekana ko yayoboye inama yateguye kwica Perezida Habyarimana. Nyuma ategura itsinda rikoresha ibisasu bya misile byo kwica Habyarimana. Igisasu cyarashwe n'abasirikare ba FPR. Ariko ibyo leta y'u Rwanda irabihakana. Nibyo irabihakana. Hari kandi n'iperereza ry'Ubufaransa ibyemejwe na Jean-Louis Bourgier mu 2006 nabyo niko byavuze. Ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi inyamaswa kandi ko atagira ubwenge. Niyo mpamvu intego yacu FPR Inkotanyi yari ukubarwanya tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose tutitaye ku batutsi bari mu gihugu kandi buhoro buhoro tukazabigeraho bakazibagirana. Abatutsi bari mu gihugu twari tuzi ko nabo ari nk'abahutu barabanaga bahanaga inka barashyingiranaga bafatanyaga gusingiza Habyarimana ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye ariko twahishaga ko tubafitiye urwango. Bibeshyaga ko tubakunda
kandi aribo tuje gutabara. Ukuri ni uko aribo bari turufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi. Tumaze gutangira urugamba twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo icyo turwanira cyumvikane neza. Twagombaga nanone kwica abahutu bishoboka no kwica abatutsi bikitirirwa leta ya Habyarimana. Politiki yacu yo hejuru byose twabigezeho. Abahutu bica abatutsi, uwo musaraba ubajyaho. Biduha uburyo bwo kubica buhoro buhoro, nta muntu n'umwe wabavugira cyangwa ngo abagirire impuhwe. Tumaze gufata ubutegetsi, abahutu twarabishe, turabica, turongera turabica, turaniyongeza kandi tuzakomeza. 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, abize, abacuruzi n'abandi. Hari ubwo twarimburaga umuryango wose, hari ubwo twabatumiraga mu nama, abagize amahirwe babashije gufungwa, kandi nabwo ibyatubuzaga kujya kubakura muri gereza. Urugero nabaha, nta muntu n'umwe wabaye burugumesitiri cyangwa wabaye konseye wabona mu Rwanda. Bose twabahaye amafuni, abasigaye bakeya turunda mu gihe niyongeza kandi tuzakomeza. 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, abize, abacuruzi n'abandi. Ageze aho abona ko bari kumuzungurutsa nyine bimwe byo kumurindagiza noneho ndababwira nise harabura kimwe umuntu ataye. Abacungagereza batangira kumuzungurukana mu biro bitandukanye, mbonye ndambiwe ndamubaza nise bite byagenze bite ko mbona utari kuzuza ibyayo ngo dutaye. Karasira anyereka igipapuro kimucyura mu ntoki aranakimpereza ati ahubwo nakijyane. Ageze ruguru kuko yahise abona Karasira Aimable. Inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo na wa mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, ari afite imyaka 17, afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe no wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo bati inzu yabohowe na fandi. Turabana, ashobora kwiga bisanzwe, ntabwo nigeze ndihirwa na farije. Nashatse no kujya mu bintu bya ibuka n'iki, ariko ugasanga y'abatutsi babirimo bambaza aho jenoside yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi direkte bishwe n'inkotanyi. Bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse binyigisha ibintu ari byo abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Hagati aho nagiye muri universite, ntabwo byari birebire, ni ruhande hari i Butare. Ariko icyo nshaka kukubwira, universite wize iki? Ni ikoranabuhanga. Naho muri universite nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko, hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa, kugera ubwo za 1998 kugera muri 2003 gutyo. Aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu, kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo, bahimba inkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduard wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho, kugira ngo ibibi bya FPR bijya kuri uyu muryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo, ari naryo abantu babona nkoresha cyane, byo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira. Umva ntabwo ikinze nk'ubuvuye mutamo banda subura bakazanye niwe mufotore Karasira mu Rwanda ntabwo bari bahungabana nanjye, niba mubona ibyo muhite muca udatsinzwe. Icyo Rwanda gushyiramo icyo kuvuga ko umuntu wa jenoside wabuze abandi bose, ariko hakiyongeraho ko abandi bishwe mu gihe
icyo badashaka njyewe mbonye n'umunyamahanga akaza akabwira kuko mu Rwanda hari uruhande bugiye rumwe n'ubundi ntabwo abantu bakwemera ko ugiye Karasira nahahamutse ngo bemeze ko ari bariya babigeye nubwo bishimiye nibwo bavuga ngo Karasira ngo ariko mushobora gutekereza mu burwayi bwo mu mutwe ingingo y'ikigera nuko mu burwayi zisemi hari ibyo ubona kabuka ariko njye nabuka ari imbere y'umucamanza ngo abanavuze ngo nibabi nyine kuri icyo nibabi bakamubona umucamanza ubona nisigaranye ubu n'umusazi utuye ntacyo babigizemo uruhare sinafashe sinagize gute umuntu urashaka kumva ko ntatekereza agiye gutya utabanje ngo mwifuze kuko n'ubu hari muri kaminuza y'abantu bose ibyo ni ikibazo cya sosiyete nyarwanda ntabwo ari ikibazo cya Karasira wenyine umuntu umwakira twakomeje rero ndumva ari ibyo ngibyo ko nanjye naje nagumye nkurikira nza kumenya yuko Karasira nibura nko mu masaa y'ine saa tatu gutyo kugira ngo mpite nza icyo nahise menya namenye yuko Karasira amaze kwambara ari kwitegura muri grefe bari bamaze kugira narindi gukurikira amakuru akantu ku kandi nibwo rero nahise nirukanka ndahagera ariko urabona dukoze ikiganiro nibura nko mu masaa 9 hafi saa 10 wageze hano saa 3 kugeza ikiganiro wareba ku isaha ngo bo ndabona ari saa 3 saa 9 n'iminota hafi saa 10 nuko nta saa mfite ariko reka ndebe neza ndayifite kugira ngo ndebe neza duhuze neza n'amasaha ndabona ari saa 9 n'iminota 56 atarataha aha impumeko imeze ite hano wewe wahageze nyine ndagira ngo uduhe impumeko ya hano bo impumeko hano nahageze haruguru hano ni muri gereza ya Nyarugenge inyuma yacu twagiye mu mbibi za gereza inyuma yayo ntabwo twagiyemo imbere kugira batavuga ngo twaje guteza akavuyo dukoreramo ibiganiro cyakora aricyo nakoze na Jean Paul ambonye mpita ati ngwino nansanga yagitangiye icyo ndimo ndabaza nti impumeko y'abari kuvamo kuba ko babonye Karasira rero ukuntu ibintu bye nabyumvise nageze hano nibaza impamvu atari kuza mugenzi wanjye Eric twari turi kumwe niwe bavuze ati wareba uburyo tukamenya ikibazo Karasira afite kuko batubwiraga bati Karasira ari kwitegura ari hafi kuza rwose Eric rero yagiye amusanga aho ngaho muri grefe amusanga aramubona baranaganira asanga yandikishije yuko ari butafite igipapuro gisinye y'ibintu byose noneho rero ubwo ngubwo bamaze gusanga babona ko ari butahe yaje babona yuko agiye kuza cyangwa se ari hafi Karasira ati dore ngiki igipapuro kiruza ariko hari ikibazo cyo gutaha n'ibiki byose ntago bari kwemera ko naha ubwo hashira umwanya munini kuko Eric yarambiwe Karasira ngo ati sinzi ko bari bunye hagati aha rero twari turi mu kiganiro no ibi bintu ariko urabona ko ntabwo ari ibintu bisobanutse ngaho mbwira ari Karasira araza gukora penaliti yage ko tubigisha ashobora kuba bamujyanye kwa muganga muri ambulance ariko iyo ambulance yaciye hariya uko bavuze ngo ni Karasira itwaye amakuru harimo RCS zabivuguruze niba atarajyayo ariko na Karasira ubwo arabyivugira kuko hari ambulance yaduciyeho turi live hari n'umuntu wambwiye ngo bumvise Karasira atakaruguru ngo agonga none se biko twamujyanye kwa muganga amujyana se na ambulance ariko rivuga ko interview twakoze nawe kare biko twa nawe ndakunenza wambwiye ngo ntabwo uje kureba Karasira uje mu bindi byawe ibyo bintu nawe byumvisheho ntitwari duhagaranye ariko yabimbwiye paso oya natwe yabitubwiye tuje kumubaza yatubwiye ngo ngiye niyiziye mu byanjye nyine n'ibyo noneho rero nari ndi kumwe n'urya Eric akamubwira ati ngiye nagezeyo nsanga bimeze gutya na gutya jeto bageze mu yinjiye nemera nuko hari uwo noherejeyo kandi akaza ambwira ati nasanze Karasira ari muzima utasi yata uburenganzira muha jeto aragenda ntabwo yigeze abeshya Eric yigeze ubeshya nibareye Jean Paul kuramo umusaza wanze urebe nyuma moto itakugonga kuramo neza nuko utazi imodoka watinze ahubwo we kora nk'umusaza ikingura wa mugani wavuye mu barwayi niba ari reba mufotore oya ku ruhande reba ku ruhande reka niho harundi ko twakurikira ntawe urimo se hepfo reba hepfo ko atarimo ku ruhande rwo hepfo
ako nkuru ari amasaka rero ari amasaka arimo sinjya kureba nanjye urugero ko umuhanda ntabwo kuvuga ukamye ikimaze ukamye wayi yumiwe ariko ubona umuvuduko twari dufite tuvuga tugiye oya ariko igihe ikibazo nta nubwo ari karasira cyangwa ikibazo ni uriya munyamategeko wahereye karasira uriya munyamategeko yagiye koko niba agiye kureba kubyemera akazi k'igororero amasaha yako ndakazi ntabwo ari umuntu usohoka mu igororero usanga agisobanura ariko ikibazo we kuko yari amurebye byose anamwunganira adusiza gukora ikindi yagombaga guhagarara akatubwira ati ibya karasira bimeze gutya kuko twagumye tuvuga tuti karasira rimwe ahantu tubimenyeye ko atarimo ni he Inyamirambo muri Ambukiyange Inyamirambo muri kuko turavuga tuti ariko se twaba dukurikiye umuntu turabanza tujya kureba tubona karasira ntawe urimo